banza nta bantu bahaba. Baka? Hindi ako na niya. Wala ko na rin doon. Talagang mga Diyos sa rin. Hindi naman ang gate. Okay mo cari-cari na. Yung magyalo. Kumain na lang niya eh. Magyalo. Kahit sa rin. Niko. Aya ngufunga wanyu munagana. Mvuye mu karere ka Gakenke nanyuze hari uvuye mu Gakenke ukazamuka gutya mu karere ka Basa. Wowe ushaka akazi ugira hano Kigali nta. Aje n'amaguru rwose nshaka akazi. Akazi nyine ukora ubusanzwe nakaje. Natekaga mu rugo bashiki banyu nibo bateka. Nafuraga nkajya no guhinga nkajyana n'ibijumba ku isoko. Ese numva ari ugafite ubundi akazi. Oya. Aha twahinze imvura yaraguye ubundi irabitwara. Bitamvuga ngo reka njye kwishakira akazi. Uturuka hari va mu karere ka Yongo yose hano uzahagera hano. Aho wagiye wakazi byagenze bite? Aha mbere nasanze bafite umukozi. Aha kabiri nsanga wari waragiye mu cyaro ngo nawe twarahahuriye aje. None aha gatatu ngiye yimbwira mu kamita niruka. Maze utinyibwa. Mbanda yiti. Maze imbwa yawe. Ahubwo naha niba hari mu ngire niyukanye. Imbwa? Imbwa rwose. Usimbwa yakugite. Oya. Araryana. Tinyibwa ho. Niko. Rero akazi ubundi uzaba washobora gukora ntabwo uzi gufura? Ndabizi. None ndanje gakeye. Umuntu asambaye inkweto zinyuranye sha. Izo nari mfite nyine tunahisemo kuzambara cyane. Yani mbona akazi uraza rero kugira gufata imyenda hari urumva? Yenda ubanze uyifore ndeye ko bishoboye. Urabishobora? Ndabishobora. Okay. Ego none se. Ufite ibyangombwa se? Ndabishobora. Urabifite byo n'ibyo wazi mu Gakenke? Baniye mu Gakenke. Inde muntu uzi nanga Kigali? Aje n'amaguru maze icyumweru mu nzira. Ushaka kugenda uzengo utazi nawe. Akazi rwose nari nzi ko ngiye Kigali. Nese yuko umyuga guhinga wera garagaza. Rero ugiye gufata imyenda iri hari wifure. Turebe ubona akazi gawe kongeza kuzubishaka. Nta kibazo. Iyo musore ngako. Biri neza. Ese kwa pasta Gakente ni urahazi cyangwa? Kwa pasta Gakente. Wewe ndo mukire? Sabura ni umukire. Pasta? Cyane. Nese wanyiretse iwe. Ni hano. Nahasa kwiki gipangu. Akora mu byo havuga. Muvuga ko ngiye. Ngo kubera iki se batavuga? Umva se, wamaye nimero zawe. Ma nimero mbanze ngeyo nimba yo turavuga. Ujya numubwire ngo ngewe n'ibyo wakoranye. Oya ntago ndabimubwira zimpe nimba turavugana. Sinzi. Amnivaye mutele. Mutele. Sawa ntari burakoze ubwo nimva ndakuvugisha nyine tuvugane. Sawa ntari. Sawa. Iyo myenda rwose ndayifura neza. Ubusanzwe uzayifurira cyane iyo nguyo neza. Niga sheri peza neza nagiye. Oyo se iyo nguyo no sore ngaturutse za basaba iyo ngiyo. Nari ndashaka akazi. Ushaka akazi? Neza wamwohereje. Yaje ngashaka akazi nimba ageza bakumanga. Ubiri iki nahano? Inde wakoze? Indi kugenda mbaza nyine. Ubaza? Arase bakubwiye ko abakarani ariho bakorera? Barahingaga umuhinzi. Murabona yakora? Urabona twamuka? Ariko nubwo afite imyenda igacika. Ariko ugira abana n'imwe yaje. Umuntu usa gutyo utazi no koga ko? Hano urabona ari muri mu maza. Ushoboye no koga. Reba ukuntu asa. Kuri noze nanyuze muri bahimba Woze suko ku mutwe urasa gute? Nidumbaguje nyuma. Ntabwo uzi koga akazi ko mu rugo ntibagashobora. Ngendeba n'isuku y'umuntu. Sheri nubwo afite imyenda igacika. Umurengera ariko murazirana. Oya ntago muzi ariko. Bene aba bari n'abajura. Baba ari
abajura bagenda biba mu aba bari abateka mitwe bashaka kwiba abajura bari kumwuka ya umuntu meze gutya niba byanze sinabigeze ya mu byibuganje ntabwo yigendere se sheri agende ntabwo tumuhagaze sheri ngwino sheri ngwino ara none se ko nari mvuyeyo uri he ngo duhure uvuyeyo se ndaje murebe arugandi twahure sawa eri meze bite se kovuyemo navuyemo ariko wandakaje gute se sheri ntabwo nakurakaje ncitse byagenze ute ntabwo ibyo wakoze mu gitondo bavuga ibintu reba ariko wifate uzana umuntu nanamagishe ntabwo nakurakaje urumva ko ari byo ntabwo nakurakaje wandakaje pe wandakaje ukwiye kwica amande reka nkubwire uriya mwana urebye ukuntu yaramva uramuzi se nubona ibyo yakoze nawe muwaza zizagukora uzajya uzana n'abajura batwibisha ngo ni abana beza ngo ibiki umuzi he yakoze none reba imyenda yose iri ku mugozi nese yasakora iriya mirimo yose nta n'ikintu wamuhaye nta kintu wamuhaye rwose nabwo ngendo rero uri bumuhemba agenda wowe n'ubibona ibyo ngibyo ko numva yabashoboyera oya nawe urebe njyewe nabonye atazi no kwifurira imyenda yambara ndamupenda abasuye yashobora ahubwo uramemba sheri uramemba n'ubwo urabibona n'ubona ibintu yakoze ndabona akiri no gufura wamubonye ni umuntu ubuzima bwacu akwiye no kugirirwa umuntu urabona nuko wenda barayaturutse hano mu cyaro niho wowe n'ibibazo wowe bamubona gutarajya kurubona wenda sinzi maze bitazahinduka ariko uko yatangiye akora ariko niba ari wavuze nta myenda banza ari umwana mwiza sheri niba n'ibibazo yahuye nabyo nyine gutekereza umuntu ntabwo aba ari sawa niba koko ari we wabikoze arashoboye agende muvugishe ndaje sheri abo sheri umbaze murebe waba umugabure ntabwo aragiye umugaburire sheri mushakije kujyana kuri okay kanze ndaje ndewe kubihari nyine reba umugaburire nze guki mutatetse mu buryo singiye guteka sheri siko nari okay kanze nabwo unanyaguye guteka noneho nari bitunganye nyine mbaga njyewe rero cyagiye duhura nagukunze pe nagukunze niyo mpamvu ngo bange ngo twongere duhure ahubwo ni ukupanga nyine umunsi tugahura neza tukaganira ngeze kandi cyane kuri kumana urakoze ntari nubwo se byakiriye gute wowe reka ngende none se kuri kwihuta wese wihuta reka nihute ugiye hehe se ngiye kureba mukuru wanjye na ruguru ntari ibi ngaho genda ntaribi cyangwa urakoze yesa Ado. Karame. Bangwe. Asundi witwa? Carton. Carton. Nasa tonemo. Shara bangwe ibyo nanjye numva ngiriye mu we. Nyine ntakazi wakabonye nogira ikibazo. Ura mu gitondo ntabwo nameze neza. Niyo mpamvu navuze kuri yawe ihangana ko nta mutima muhe n'igihe umuntu aba yaramutse nabi. Rero nagira ngo mutuma amayinite ku muhanda. Mwite ntabwo uyazi telefone urayizi telefone byari ndibaza yandi nyine bagura bagahamagara ntabwo uyazi wayamenye amagara none se hariya uza so wabonye abajenti babandi bakata amatike ku modoka reba nese umuhondo si uwuzi ry'umuhondo ibara ry'umuhondo rijya gusa so babonye se abantu bafite udutebe imbere n'imitaka nabo ngabo genda ubabwira ati handitseho niba ngari MTN genda ubabwira ati mabuja arambwiye mu mama yite igihumbi kanze mwandikire nimero ku gapapuro nawe ese ubugira telefone mwakiriza idese urareba icyo uguramo nawe ufate neza yose se ni menshi kuri umuturage wa muhungu nawe ugenda turaza kuganira nuza nabi ntabwo ko tuganira rwose nta mutima mubi nacyo kamwe nambara agapira saraka mwandikire nimero